Banyarwanda abanyarwandakazi, iri ni rya tsinda KM&Du Group Limited. Nkuko twabibasezeranije, twiyemeje kujya tugera ahantu hose hashoboka hafite amateka muri iki gihugu cy'u Rwanda, tugashaka amateka yaho tukayabagezaho kugira ngo abantu benshi muba mutasobanukiwe mujye muhamenya. Mwakwibaza ngo aho mpagaze ni hehe? Nibyo kuko abana benshi b'urubyiruko babajije ahantu ntago bahagusobanurira. Aha ni ahantu hafite amateka abanyarwanda muri iki gihugu cyacu. Hafite amateka, nongeye mbasubiriremo. Uyu muko mureba, uyu muko ubone ni igiti kiranga ahantu hahoze hatuwe kuva kera mu mateka aranga igihugu cyacu. Uyu muko mu bintu byo gutura ufite icyo usobanura. Banyarwanda, rubyiruko, ndagira ngo mujye musobanuza abakuru, cyane cyane ugeze nk'ahantu kasangwa umuko nk'uyu, ugerageza ubaza abakuru uti uyu muko usobanurira iki? Twihuta ntabicishije amatsiko rero, twazindutse turavunika, turagenda, tumanuka imisozi, twurira iyindi, tubasha kugera hano hantu. Aha hantu rero mwakwibaza ngo ni hehe? Ahantu ni akarere ka Kamonyi, n'umurenge wa Nyamiyaga. Mu by'ukuri nabashije kugera ku isoko neza hahandi General Major Nyakwigendera Fred Gisa Rwigema yavukiye. Aha mpagaze, uyu muko aho mubona naho yavukiye neza ababyeyi bamubyariye. Mu by'ukuri ikiba cyatumye tuza gushaka ahantu nk'aha, tuba tugira ngo duce amazimwe yakunzwe gutangwa na bamwe bahoze bayoboye iki gihugu cyacu uko bagiye basimburana. Umuko bawitaga umurinzi. Mu by'ukuri Banyarwanda, nkanjye nihereyeho tubyiruka ubwo General Major Fred Gisa Rwigema Nyakwigendera yafataga ingamba zo kugaruka mu gihugu cye, ayobowe n'abandi basore yararangaje imbere. Birabaje kuko icyo gihe batubwiraga yuko ngo twatewe n'abanyamahanga atari abanyarwanda. Abanyarwanda, birababaje kumva abantu bari bayoboye igihugu icyo gihe batubeshya ngo twatewe n'abanyamahanga. Kumbi n'abanyarwanda nkuko mubyibonera bari bagarutse mu gihugu cyabo. Aha ngaha rero nkuko muhabona, dore aha hari uyu muko. Aha niho mu gicumbi cy'urugo, niho hari hateretse inzu ababyeyi ba Nyakwigendera General Gisa Rwigema bamubyariyemo. Namwe murabona yuko ari hagati mu Rwanda, ntago twari twatewe n'abanyamahanga nkuko batubeshyaga. Nkuko twabyiyemeje rero, tukaba twariyemeje ko tuzagerageza tukajya dushaka ahantu henshi muri igihugu nyaburanga, ahantu hafite amateka, tukahabagerera, tukahabereka. Banyarwanda, banyarwandakazi, aha mubona mpagaze ni ahantu General Major Nyakwigendera Fred Gisa Rwigema bamubyariye. Nta mazimwe, nta banga. Aha ni muri Kamonyi, n'umurenge wa Nyamiyaga. Ndetse nabashishikarizaga kuzajya muza kuhareba ko ni ahantu heza cyane hafite amateka. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, bityo rero nkaba narasanze n'abaturage bahatuye, nkaba naragize ibyo mbibariza ko cyane baza amateka y'aha hantu. Reka ngire abo mbashakira. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, ahantu nubwo nahageze ariko haratuwe, nkaba nashoboye gushaka umuturage uhegereye, reka mubazanire adusangiza amateka y'ahantu. Mugabo, muraho neza? Amakuru yanyu? Yari meza. Mwamutuye n'ahangaha? Babita bande? Nitwa Habiyakare Theoneste. Habiyakare Theoneste. Habiyakare, ahantu navuye kure ndazinduka nza kuhasura, ariko bambwiye ngo aha niho General Major Fred Gisa Rwigema Nyakwigendera yavukiye. Byaba ari byo koko? Nibyo, niko tubizi. Namwe niko mubizi. Nuvuga ngo ubu duhagaze mu kibanza neza aha nabonye uko bambwiye ngo niho inzu yari iteretse.
Habiyakare se aha bahita ngo iki? Nuvuga ngo ndashaka kubaza akarere, mu murenge n'umudugudu. aka ni akarere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, akagari ka Kidahwe, umudugudu wa Kiranza. Umudugudu wa Kiranza. Habiyakare ahantu se mu by'ukuri impamvu tuba twazindutse kuza kubasura tuba tugira ngo tuhereke abanyarwanda, cyane cyane ko ndabona nawe uri mutoya. Ndi mutoya. Ndabona waba unkurikira mu myaka. Ariko birababaje. Kera batubwiraga za 90 ngo twatewe ngo n'abanyamahanga ngo nabagande. Mu by'ukuri sangiza abanyarwanda, nageze ku isambu ku ivuko, mu by'ukuri sangiza abanyarwanda barabagande cyangwa barabanyarwanda. Barabanyarwanda. Nanjye navutse numva hano ari iwabwira. Ari iwabwira. Pasi. Habiyakare rero mu by'ukuri twarabeshywe, twabwiwe byinshi, ariko igihe kirageze ngo tujye dushaka amakuru, ibyo twabeshywe tubivumbure tunabihakane. Sangiza abanyarwanda ibyuzi uburyo ahangaha ariho General Major Fred Gisa Rwigema yavukiye. Haniho yavukiye, nanjye menye ubwenge numvaga ko ari hano bwite nyirizi. Habiyakare ubwenge. Habiyakare urakoze cyane, kandi urakoze kudusangiza amateka no kutwereka ahantu umwe mu bantu bakomeye batumye tugihumeka akakuka. Urakoze kugutwereka rwose duhamiriza koko ko aha hantu ariho yavukiye. Niho mbizi. Maze murakoze cyane. Nagumye kugerageza gushaka abaturage bahegereye, dore ko nanjye ntavuka inaha, ariko kugira ngo badusangize amateka y'ibyo bazi kuri aba bantu bafite amateka akomeye ku gihugu cyacu. Muri urwo rwego hari n'undi mudamu nakuboneye. Madamu muraho neza? Murakomeye? Amakuru yanyu? Ariko wa mwenda abona mumeze neza, namenya ntanze ari hapo. Imyumbati ngwire. Numva ngo imyumbati, ubugari, inango nibaho ubugari. Cyane rwose. Nta kibazo kiri. Madamu rero naguhamagaye kugira ngo ngire icyo dusangize n'abanyarwanda muri rusange. Aha hantu nge navuye kure ntago mpatuye, ariko aha ngo ni ahantu ku ivuko ry'umuntu ukomeye nyakwigendera General Major Gisa Fred Rwigema. Nibyo koko? Aha ni havuka. Ubu tuhagaze mu butaka bw'iwabo. Bwa papa we na se na nyina. Nta kibazo. None se ese bakwita ndubundi? Yewe ni kwa Mahoro Dorosera. Dorosera. Ahantu nahageze naturutse kure byamvunnye, ariko mu by'ukuri ndabona nawe mu kigero cyanjye twaba dukurikirana, ariko amateka yaciyeho leta zayoboye iki gihugu zaratubeshye, cyane cyane nk'urubyiruko. Icyo gihe twari urubyiruko, batubwira ngo ko twatewe n'abagande, babishyira mu baturage, babishyira mu rubyiruko, akaba ari cyo kintu cyatumye mpaguruka iyo naturutse kugira ngo nze nsangize abanyarwanda amateka y'aha. Kumbi ni abanyarwanda, ntabwo bari abagande. Kimwe nkatwe twese. Oya, byantangaje ngeze ku ivuko, kandi bambwiye yuko ngo yavuye n'abamuhetse ngo ariko muri 59 ngo yari umusore mukuru rwose. Nubwo ntariho ariko nanjye amateka ndayafite, ariko ninzi neza ko ivuko rye niri, intaho yabo niyi, gahunda zose bakugenda gubakoresha. Ubu se iyi sambu duhagaze mu isambu nini, wasangiza abanyarwanda bazadukurikirana aho ihera, aho irangirira, ukatwereka cyane cyane we kwimbibi nk'umuturage utuye aha ngaha urahazi. Ndahazi. Wantambagiza ukanyereka? Ntari. Hano duhagaze aha ni ku ntangiro. Oya, ntangiro ngiye. Intangiro ni iyi ngiyi. Tugacyama aha ngaha tureba. Nyuma hakurya hari abifata hehe? Uriya muko ndawubona. Yego. 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 Ndabona amavoka. Yego. Ni hino yaho. Ziri mu rubibi. Yego, imiyenzi ikuze cyane ndayibona.
none se Dorosera ahantu uko uhanyeretse ariko ndabona atari n'ahantu hanini cyane ngira ngo baba baratuje abantu kuko nk'umuntu ukomeye wavukaga ahantu wari ufite amateka muri iki gihugu ndabona ashobora kuba baratuje abantu nibyo koko baradutuje nubwo nari umwana ngewe ntanabizi iyo batadutuza ntabwo mba nkinye bivuga ngo ni umuryango waje wegera abaturage uhasanze uranabatuza kugira ngo basaranganye ni umuryango wagiye mu wundi bivuga ngo uyu muryango ni umuryango mwiza cyane nta bya bindi byo kwifuza nta bya bindi byo kuvuga ngo muze muraho neza twabasuye rero twabatembereye twageze n'atuvuye kure ariko mu magambo make cyatugenzaga twari tuje ku isambu ku ivuko aho nyakubahwa nyakwigendera generale Gisa Rwigema yavukiye muri make turahavuye abana bahatweretse ariko twari twifuje kuyibona umusaza nkamwe mu zabukuru muzi byinshi muzi amateka kugira ngo mudusangize amateka y'abari abantu bafite amateka akomeye muri iki gihugu cyacu mu by'ukuri natwe b'abana bari baratubeshye ko ngo Rwigema atari umunyarwanda ngo ari umugande ndetse ubwo bafataga iya mbere bagaterera igihugu batashye bashaka gutaha kubera bari barahejejwe inyuma y'igihugu cyabo ubutegetsi bwariho bwatubwiraga yuko ngo ari abagande ariko byatumye mpagera mfata urugendo ndashakisha ndavuga reka njye gucukumbura kugira ngo kiriya kinyoma twabeshywe imyaka myinshi nzagisangiza abanyarwanda nzagisangiza urubyiruko bazamenye ukuri hamwe muze babita abantu Kimonyo ni umunyarwanda witwa Kimonyo w'umunyarwanda oya uwo ntago ise wa Rwigema ni umunyarwanda yitwaga Kimonyo yego akaba yaratuye hariya nabonye nahasanze umuko igiti cy'umuko ndetse ngo se buri umuko muze mu magambo ya kinyarwanda umuko usobanura iki ni igiti cya kera cya Gihanga bakoreshaga baragura aba bana biki ariko ngo cyitwa umurinzi muri nuko ndetse bakacyitiranya n'Imana umurinzi yego noneho kikakorana n'umuvumo witwa umutabo yego nawe urahari reka niba none se muze mu by'ukuri se bavinaha ese nyina yitwa nde ntabwo munsi rwose izina urariyibagiwe ngo yitwa nye ngo yitwa Mukandirimbo niyo mukobwa yabimenye yega muze n'izabukuru ziba zirimo ntabwo none se muze hamwe bakuru muzi byinshi twe tuba turi abana nyakubahwa nyakwigendera generale Gisa Fred Rwigema bagenda bavina baba baragiye afite nk'imyaka ingahe isaje ari umusore yagiye ari umusore ngo yagiye ari umusore kuko babanje no guhungira hano Kigembe baramo batsura babanje guhungira hano Kigembe hari harwaho bitaga mu batsura nuko barahari abasigaye yego nuko bashobora bajya mu Bugande ese muze mu by'ukuri bagenda bafata inzira yo guhunga mu by'ukuri nkamwe bakuru byaje gute byari byagenze gute mu by'ukuri byatewe n'iki baricaga ngo hari igice cy'abanyarwanda cyicaga abandi banyarwanda cyitwa interahamwe mbese ni interahamwe z'uyu munsi yego noneho ubwo ababyeyi ba Rwigema baramushoreye bafata inzira berekeza i Bugande rero ubwo bafataga inzira yo kugaruka nkatwe b'abana batubeshye ngo ni abagande baduteye muzagira icyo usangiza abazatwumva ubahamirize ko bari abantu bari abanyarwanda uretse ko Kimonyo atavukiye inaha yego yaturukaga mu Rukiga yego ariko mu by'ukuri yari umunyarwanda muze nahigereye rero ku butaka ku ivuko nahageze ndahavuye ariko kihe byantangaje ku buryo
ibyo nabwiwe kera nasanze narabeshywe ibintu byinshi. none no hepfo hari umugaragu wabo wahasigaye umugabo witwa Rwamahina Rwamahina yari umugaragu wabo. Kimonyo we yarahatse yari yarahatse. Ariko muze muri urwo rwego rwo kugenda nshaka kumenya amakuru menshi. Kimonyo ntiyazanye na se Rwamahina. niko mbyumva nanjye ntabwo mbizi. Barazanye muze muri uwo kugenda rero nshaka kumenya byinshi byimbitse kugira ngo tuzabisangize abazadukurikira. ngo ubwo bamaraga gutaha igihugu rwose ngo baraje basanga mu masambu yabo hari abantu bari baratujwe. Ariko ikintu cyantangaje ngo nta muturage n'umwe bigeze bakoraho bamwirukane muri ayo masambu bari baratujwe mu masambu yabo. hatuye umugabo Munyazira sekuru wa Habiyakare n'ubu abana be nibo bahari abuzukuru. none se muze ntawe birukanye ariya bantu abandi baragabanye uwitwa Kamuhanda abantu baraje baragabanye. n'uwo umuryango wa Fred Rwigema wemeye gusangira n'abandi baturage. uwitwa Barinaba nawe arahari. aba baturutse mu Marangara ariko ntawe birukanye. nta muturage bigeze birukana. iki ni ikigero cy'icyitegererezo ni umurage baduhaye badusigiye. nanjye ndasaba urubyiruko abakiri batoya ko batazigera bashwana bapfa imitungo bashwana na bagenzi babo. be kuzaba nka babandi bavuga ngo igihugu ngo cyaruzuye ngo ingunguru ngo yuzuye amazi ngo ntabwo twakibanamo. Banyarwanda birashoboka